Ndizera ko mumeze neza kandi muri mu mwuka mwiza mwese mukurikira dossier na article turi dimanche tariki 5 Nyakanga icyumweru cyiza ku bari buze kugera mu masinagogi za kiliziya cyangwa se several churches muze kugira ibihe byiza twe tuganira politike mpuzamahanga tuganira geopolitique reba niba warakoze subscribe kuri dossier na article ubundi gatanuko kandi amakuru n'ibiganiro byo rakabuza bizajya bikugeraho umunsi ku munsi. Aya mashusho mubona arimo umugaba mukuru w'ingabo za IRGC General Vahid. Uyu mugabo polisi mpuzamahanga Interpol yaramubuze, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamushyize mu bihano. Mossad imukiga umunsi ku munsi yaramubuze, ariko ntibyamubujije kugaragara imbere y'imbaga y'abandi ba Islam bo kwemera cyangwa se bashia imyemerere nakunda kujyamo cyane kuko mu by'ukuri mba nanga kubangamira imyemerere y'uwari we wese kuko sindamenya neza by'abashia n'abasuni mujye nabyo twabimenye rwose nakabuza tuzabiganiraho. Ariko kandi hari uramutse ubizi waca mu gikari hari email ya bayingana@gmail.com, hari na nomero ya telefone, byose biri muri description, wabinyuraho tukabiganiraho. Hanyuma rero mbibutsa ko mu mujyi wa Tehran hari abashyitsi barenga miliyoni 9. Abo ni abashyitsi, hanyuma baraza biyongera kuri miliyoni zirenga 10 zisanzwe zituye umurwa mukuru wa Iran, Tehran. Byumvikane ko uriya mujyi wa Tehran urimo miliyoni nibura 20, harimo 9 z'abashyitsi. Uyu mujyi wa Tehran banditse amateka cyangwa se ku gushyingura no guherekeza yahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei. Banditse amateka kuko nirishingurwa n'ubwa mbere yitabiriwe n'abantu bangana uko ndetse n'abakurikira kuri za murandasi. Wari ku mwanya w'imbere yari umwamikazi w'Ubwongereza nawe waherutse gutanga Queen Elizabeth. Ariko Ayatollah Trump no mu magambo ye yavuze ko yatunguwe cyane, uyumvaga abantu badakunda Ayatollah, ati numvaga nyine abantu bamwanga ariko batunguwe no kubana rwose delegation zitandukanye. Hanyuma kandi Arabia Saudite yarahageze, ariko nibuze no kwitsa ku butumwa bw'umujyanama mukuru mu by'umutekano w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah kuri ubu Mojtaba Khamenei n'umwana w'uyu ari Khamenei bari gusezera. Hanyuma rero mu butumwa bwe uyu mujyanama mu by'umutekano w'uyu muyobozi w'ikirenga hari byinshi yatangaje. Bamwita ni General Yahya Rahim. Yavuze ko Yahya Rahim Safari yavuze ko Iran na Israel bidashobora kunga ubumwe. Yakoresha ijambo coexist, no kuvuga ngo umubano hagati ya Iran na Israel ntushobora kubaho ngo bikunde. Hanyuma yavuze ko extension ari ishoboka, no kuvuga ngo n'intambara nibikomeza niyo yonyine ishoboka hagati ya Iran na Israel. Nk'umunya Iran avuga ko Iran ariyo rwose izarokoka iby'intambara, nyuma ngo Israel nakabuza izaba disappeared. No kuvuga nawe asa nk'uwunze mu gihe abayobozi batandukanye bagiye bayobora Iran bavuga ko Iran Israel bazayisiba ku ikarita y'isi. Ati biragoye kwemeza ko iki gihugu cya Israel kizaramba bitewe n'ubushotoranyi n'ibindi. Hanyuma rero mu magambo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yanavuze asa nko kangisha kuvuga ko uyu munsi wari mwiza kuko abo bari bakeneye bose muri Iran. Ati ni delegation nyinshi zihurije hamwe abo twari bukenere rwose nakabuza. Uyu yari option nziza, mwese twari kubagabaho ibitero bibambura ubuzima, ariko siyo mahitamo twafashe. Ayo ni amagambo ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump. Ati kuko tugabye igitero hariya se twazaganira nande. Ati twahisemo inzira yo kuganira, ati tubagabyeho igitero nta numwe wakirokoka. Bivuze ko nta numwe ushobora twabona twasigarana dushobora kuganira nawe kandi
twe twahisemo kuba twaganira. Hanyuma rero perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald G Trump mu bundi butumwa bwe ati I am here DGT ati ndi hano ni ku butumwa ku rukuta rwe rwa Rio Donald Trump nabwo noneho yabinyujije kuri social Trump. Hanyuma rero dukomereza n'umuhango cyangwa se bikomeje kubera imbere muri Iran. Ikindi kiri mu biri kuvugwaho cyane ni ubutumwa bwa perezida wa Belarus Alexander Lukashenko uvuga ko ibi bihugu nka Amerika na Israel bagomba kumva ndetse no kwakira ndetse bagashyira mu mutwe by'ubutumwa bwa IRGC. Avuga ko Mossad isa nk'inyotewe cyangwa se ihora isa nk'aho inyotewe, ifite inyota yo kwica. Ati mwigengesere gukura mujyi urimo delegation, mushobora rwose guteza intambara, bizabagora ko muzahagarikana ubutumwa bwa perezida wa Belarus Alexander Lukashenko. Avuga ko bishobora kugora cyane cyangwa se byavuna Israel iramutse itekereje kugaba igitero muri uriya mujyi. Hanyuma rero ndaje gato nituva hano turibuze kwerekeza St Petersburg. Ukraine yagabye igitero gikomeye cyane mu Burusiya. St Petersburg hagabwe igitero gikomeye, mu igitero gikomeye bakigabye St Petersburg. Hanyuma rero ni kiza gikurikira igitero n'ubundi Burusiya nabwo bwagabye ibitero hariya. Ariko nubwo ndi kuvuga ibyo, hari amwe mu mazina yagaragaye kuko nubwo adahari umuyobozi w'ikirenga Mojtaba Khamenei, ariko hari abandi bana uyu ari Khamenei bahari kuko nagafite umwana umwe. Harimo uwitwa Mustafa Khamenei yagaragaye, uwitwa Masud Khamenei arahari, n'uwitwa Meysam Khamenei, ndetse arahari uwitwa Ayatollah Sistani, arahari kandi Dr Garbafi, perezida Pezeksian, ndetse n'uwitwa Golam Hossein Moje Eje. Uyu mugabo niwe, uyu Golam Mohsen niwe wagiye mu mwanya wa Ali Larijani kuko uyoboye kariya kanama k'ubutabera n'umutekano kariya ira kansa ashyiraho umuyobozi w'ikirenga. nawe ni umuntu ufite ijambo rinini, ufite uko rwose fata imyanzuro rwose ikomeye cyane. Hanyuma rero bari buze no gufata imva bayijyane, bari buze no kuyijyana muri Iraq. Hari imijyano nari ndimo ndareba nari kubona neza, reka ndebe iyi mijyi yo muri Iraq nayituyemo abashia batekereza ko iyi conference cyangwa se isanduku ya Ali Larijani ya Ayatollah bari buze kuyijyanayo. Ndebe niba iyi mijyi yo muri Iraq ndi buyibone, sindi kuyibona neza kuko buri umuyobozi w'ikirenga wa Iran ni nawe busa nk'akuriye abayisilamu b'abashia. Ibyo byo ndabize rwose, nibo baba bakuriye abayisilamu b'abashia. Hanyuma ntacyo ndi kubona hano, reka turebe, ntago ndi kuyibona, munyihanganira, ariko iyo mijyi nje kuyibona twaza kubiganira mu kiganiro kindi turi buze gutambutsa hano. Hanyuma rero St Petersburg Ukraine igira ku itungurane, ariko nicyo kinyarwanda cyiza, itungurane igaba igitero gikomeye cyane i St Petersburg. Impamvu mbyise gutungurana n'uburyo iki gitero cyasenye St Petersburg, byari bizwi ko n'ubundi bagombaga kwihorera, byo byari obvious, byagaragaraga. Ukraine yagombaga kwihorera, byari obvious, ibintu rwose byagaragariraga amaso. Ariko imyiteguro ku ruhande rw'Uburusiya no kutabasha guhangana n'ibi bitero bikomeje kwibasira ububiko, amariba ndetse n'ibindi bice nyine bifite icyo bivuze ku bukungu bw'Uburusiya, nicyo kiri gutungurana. Hibazwa niba systeme z'ubwirinzi z'Abarusiya zitagifite ubushobozi bwo guhangana. Biragoye kubyemeza uko, kubera ko ukurikije imbaraga bitero by'abanyakirene bifite, biragoye kuza kwemeza no gushimangira ko biri buze korohera
abo baturage biri buze korohera rwose Abarusiya. Ibitero by'Abanyakirene bifite ingufu kandi biri gusenya cyane, bivuze ko rwose it's a very big problem kuri bano Barusiya bitewe n'ibi bitero by'Abanyakirene. Hanyuma amakuru kuri iki gitero cya St Petersburg ndacyari gukusanya amakuru, icyo nabonye n'amashusho, ariko murabona ko n'uburyo twajyaga tuganiramo bwo kuvuga ibintu muhita mubibona ako kanya ntabwo buri gukunda. Merutse kugira ikibazo mu minsi ishize, ari nacyo gitumye mara iminsi saga hafi kuri 5 cyumweru cyuzura tutaganira kuri zino ngingo, ariko ibyo nta kibazo turi kugeza uko tubisubiza mu murongo. Ibikoresho twifashishaga byagize ikibazo, byarabuze. Turi kugerageza ndizera ko ubu buryo turi kuganiramo nabwo muzabwishimira. Hanyuma rero mukomeze muhirwe, amahoro n'umugisha n'ibikaburiye kubana namwe. Iyi ni dosiye analytique.